muyiririmbe Imana iratsinze yandirimbo muyiririmbe Imana iratsinze irangije intambara Imana iratsinze live concert season 2 cyangwa icyiciro cya kabiri. Nk'uko mubizi icyiciro cya mbere twagikoreye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze umwaka ushize, ariko twifuza ko kizajya kiba igiterane ngarukamwaka. Ariyo mpamvu uyu mwaka twahisemo ko kigomba kubera muri Kigali kugira ngo n'abanyakigali nabo batabashije kugera mu Majyaruguru umwaka ushize uyu munsi nabo tubegere. Twahisemo rero ko kigomba kubera muri stade ya IRK ku itariki 22 z'uku kwezi turimo. Imyiteguro igeze kure, turimo turagera ku musozo kandi turabona Imana irimo iragenda idushyigikira mu myiteguro yacyo. Abo yarinze ni muririmbe munezerewe muririmbe n'amashwarenga kandi muvuze amakondera kandi muvuze impundu abacuranzi nimucurange mucurange n'agazibirya cumi. Ijoro rimwe Imana ibwira Gideyoni manuka ugende mu rugerero rw'Abamidiyani. Ijoro rimwe Imana ibwira Gideyoni manuka ugende mu rugerero rw'Abamidiyani. Nugerayo utega amatwi Gideyoni hari icyo nshaka ko wumva. Nugerayo utega amatwi Gideyoni hari icyo nshaka ko wumva. Agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi w'inzozi ati ndose irobe rya sayiri ritembagara mu rugerero rw'Abamidiyani. Gikubita ku ihema iryo hema riragwa, gitegereje neza mbona riguye rigaramye. Yumva umuntu arotorera mugenzi w'inzozi ati ndose irobe rya sayiri ritembagara mu rugerero rw'Abamidiyani. Gikubita ku ihema iryo hema riragwa, gitegereje neza mbona riguye rigaramye. Mugenzi waramusubiza ati icyo nta kindi ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi. Mugenzi waramusubiza ati icyo nta kindi ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi. Umugabo wo mu Bisirayeli ati ndabimenye Imana itanze Abamidiyani. Imana imugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Ati nukuri ndabimenye, ati ndabimenye Imana itanze Abamidiyani. Imana imugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Duhawe ikimenyetso tugende. Imana yacu iratsinze tugende. Duhawe ikimenyetso tugende. Imana yacu iratsinze tugende. Irangije intambara z'i Yerusalemu. Irangije intambara
z'i Yerusalemu. isibuye amayira isibuye amayira yari yarasibamye, nta ntambara Imana yacu igitsindwa. Ya ndirimbo muyiririmbe, Imana iratsinze. ya ndirimbo muyiririmbe, Imana iratsinze. irangije intambara z'i Yerusalemu. isibuye amayira yari yarasibamye, nta ntambara Imana yacu igitsindwa. Ya ndirimbo muyiririmbe, Imana iratsinze. ya ndirimbo muyiririmbe, Imana iratsinze. mu nzu y'iwacu yo turaririmba cyane, tuzamura amaboko yacu, Imana iratsinze. mu nzu y'iwacu turaririmba cyane, tuzamura amaboko yacu, Imana iratsinze. Imana iratsinze, Imana iratsinze, Imana iratsinze, Imana iratsinze. mu nzu y'iwacu yo turaririmba cyane, tuzamura amaboko yacu, Imana iratsinze. Muri 2010 ubwo twari dutangiye gusohora indirimbo zacu ku ma audio, nibwo abaririmbyi batangiye kwiyongera cyane. Nihuse rero ubu ngubu korali Jehova Jireh yavuye kuri uwo mubare mukeya, ubu ngubu tugeze ku baririmbyi 150. Andi mateka meza twatangiye abenshi icyo gihe twari urubyiruko, 98% twari urubyiruko, ariko ubu ngubu inkuru ishimishije 98% barashatse, barubatse kandi ingo nziza zikomeye. Ibyo turabishimira Imana, ni mumera Imana amashyi. Kora Jehova Jireh yakoze umurimo w'Imana ahantu batandukanye, ntari burondore, ariko ni korali imaze gukora umurimo w'Imana cyane cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yakoze umurimo utangaje, ibyo Imana yadukoresheje ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ariko Imana idukoresha umurimo ukomeye. Turashimira Imana aho itugejeje, turashimira Imana ibyo dukoresha kugeza uyu munsi, kandi ni ukuri Imana ihimbazwe. Ntabwo narondogora yenda ibindi muraza ko bimbaza, ariko korali Jehova Jireh ni iyo ngiyo, ibindi muraza ko bimbaza. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka twakire Ismael, nawe n'umwe mu bayobozi ba korali, by'umwihariko akaba ari no muri coordination y'igiterane nyirizina cyaduhuje kuri uyu munsi. Prince arakoze cyane ku mwanya duhaye kugira ngo tubagezeho gahunda dufite imbere. Igiterane turimo turategura twise Imana iratsinze live concert season 2 cyangwa icyiciri cya kabiri. Nk'uko mubizi, icyiciri cya mbere twagikoreye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze umwaka ushize, ariko twifuza ko kizajya kiba igiterane ngarukamwaka. Ariyo mpamvu uyu mwaka twahisemo ko kigomba kubera muri Kigali, kugira ngo n'abanyakigali nabo batabashije kugera mu Majyaruguru umwaka ushize uyu munsi nabo tubegere. Twahisemo rero ko kigomba kubera muri stade ya IRK ku itariki 22 z'uku kwezi turimo. Imyiteguro igeze kure, turimo turagera ku musozo, kandi turabona Imana irimo iragenda idushyigikira mu myiteguro yacyo, nk'uko twifuza ko bizakomeza kubaho byiza. Ni Musanze twagize ibihe byiza, habonekamo ibikorwa byinshi biri social, kandi tubona n'umubare w'abantu bakijijwe benshi, harimo abavuye mu biyobyabwenge, abihannye. Rero turifuza ko n'uyu mwaka nabwo bizagenda neza, kuko intego nyamukuru ni uko tubwiriza ubutumwa, ariko tukagira n'umusaruro ugaragara tubonyemo, cyane umusaruro w'abantu benshi bakizwa bakava mu byaha bagakurikira Kristo. Rero uyu mwaka niyo mpamvu nabyo turimo turabitegura, kandi turabona bizagenda neza.
turakomeza kubararekera mwese mudukurikiye n'abandi batadukurikiye, ariko umuntu wese udukurikiye arareke azaze kwifatikanya natwe muri iyo concert dufite. Twese turifuza guhembuka, turabararitse rero komeze muzaze kwifatikanya natwe. Numva ari nayo gahunda nyamukuru iduteranyirije hano kugira ngo tubibagezeho. Umva nabansubikiye aho ngaho, murakoze. Arakoze Ismael. Ibindi ntekereza ko turi kujya dukora summary kugira ngo namwe muze kubona ibyo muri buze kutubaza. Tugiye kwakira rero uje uhagarariye amasezerano, ariko badufashe begeze n'intebe hafi aha ngaha. Hari n'undi uvuye muri Neza Media, nawe ahite atubwira kuri serivisi batanga za printing, kuko nibo badufashije guprinting ibi byose mubona ibintu byacu byose bimanitse. Kubera izindi nshingano bari barimo ntago babashije kugera ku gihe, ariko mbonye hageze begeze intebe hafi aha ngaha ngo aze gukurikirana n'amasezerano. Ni karibu kugira ngo namwe tubakire. Ni abantu bagendanye natwe urugendo rurerure muri iki giterane no mu myiteguro yose. Uhagarariye amasezerano nawe ni karibu kugira ngo utubwire kuri serivisi z'amasezerano na gahunda zose z'amasezerano ku bantu badukurikiye. Shalom. Shalom. Amena. Amena. Murakoze cyane. Twaturutse mu masezerano. Amasezerano ni ikigo cy'imari cyatangiye mu 2006. Ni ikigo cyemewe na banki nkuru y'u Rwanda Beneri. Cyatangiye gifite intego yo kubaka ubwami bw'Imana biciye muri serivisi z'imari. Izo serivisi z'imari dufite harimo serivisi zo kubitsa no kubikuza, tukagira na serivisi z'inguzanyo. Amasezerano umwihariko wacu ni ugukorana n'amatorero, nk'uko intego yacu ibisobanura neza ko ari ukubaka ubwami bw'Imana biciye muri serivisi z'imari. Niyo mpamvu iyi banki yabashyiriyeho serivisi zihariye ku matorero arizo twise Ganza Kingdom. Muri Ganza Kingdom niho tugiramo ibikorwa byo gukorana n'amatorero, aho twashyizeho produit ibihari ariyo twise Kingdom Choir. Kingdom Choir naho dukorana n'amatorero cyangwa se amakorari akeneye kwiyubaka. Hari ukugura ibyuma, hari gukora concert, iyo concert tukaba twayifinansa. Si ibyo byonyine, muri Ganza Kingdom dufitemo n'inguzanyo zigenewe abapasitoro, dufitemo inguzanyo zo kubaka insengero muri wa mugambi wo kubaka ubwami bw'Imana biciye muri serivisi z'imari. Si cyo cyonyine, dufite n'inguzanyo zigenewe amashuri ya gikristo, ndetse aho ngaho tugirana n'abaterankunga, aho bagushyiramo nkunganire iyo wemeye gukorana na banki amasezerano community banking. Si cyo cyonyine, umwihariko cyangwa se icyo turusha abandi ni serivisi nziza yihuse, ndetse n'ibipimo cyangwa se ibiciro duheraho abakiriya bacu, by'umwihariko amatorero. Kuri wa mwihariko wa Ganza Kingdom ibiciro biri hasi ugereranyije n'ibindi bipimo biri ku isoko dukoreraho ryo mu Rwanda. Ntago ari amatorero yonyine dukorana nayo, dukorana n'abandi bacuruzi ku ruhande arizo twise inguzanyo z'ubucuruzi, curuza cyangwa se business loans. Nawo tuhafite umwihariko, dukorana n'abahinzi, dukorana n'abashaka kugura ibinyabiziga transport, dukorana n'abashaka kubaka, dukorana n'ubucuruzi busanzwe. Numugabo ambereye mwiza, n'intwari ku rugamba. Numugabo ambereye mwiza, n'intwari ku rugamba.
nzamwituriki mwami wanjye Yesu nzamwituriki Yesu nzamwituriki n'umugabo ambereye mwiza n'intwari ku rugamba n'intwari ku rugamba n'intwari ku rugamba uyu ntabwirobanura n'umubyeyi wa twese uyubaha akayumvira uwo nguwo iramwemera ntabwo ihemuka oya ntabwo ikoze isoni intwari ku rugamba oya ntabwo irobanura n'umubyeyi wa twese uyubaha akayumvira uwo nguwo iramwemera ntabwo ihemuka oya ntabwo ikoze isoni n'intwari ku rugamba 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 abo yakijije nimuririmbe munezerewe abacuranzi nimucurange mucurange n'agazimbi rya cumi Jehova jire mumuririmbe muririmbe munezerewe muririmbe n'amashwarenga mucurange n'eberuninanga muvuza amakondera kandi muvuze impundu ekurinanga mucurange n'agazimbi rya cumi abo yarinze nimuririmbe munezerewe muririmbe n'amashwarenga kandi muvuza amakondera kandi muvuze impundu abacuranzi nimucurange n'agazimbi rya cumi